hari ingo nyinshi zibanye ku miguruko, hari n'izindi ngo zibanye mu mibare. Yes, reka nongere mbasuhuze ari nako mbaha ikaze mwe mudahema kubana natwe hano kuri isheni ya Icyizere Family TV mu makuru n'ibiganiro tugenda tugarukaho umunsi ku munsi. Inshuti zacu aho mugiye muherere mu mpande zigiye zitandukanye, mwese mbahaye ikaze muherere mu Rwanda rwa Gasabo rw'imisozi igihumbi. Reka mbabwire ngo mukomeze kugubwa neza cyane. Namwe rero mutwumvira mu bihugu bigiye bitandukanye, aba diaspora namwe nago nabarengeje ingohi, namwe ndabahaye ikaze muri iki kiganiro nabateguriye. Uyu munsi tugiye kuganira ku ngingo zigera ku 8. Umubano w'urukundo ni biki biranga umubano w'urukundo nyakuri. Izi ngingo zigera ku 8 rero nizo tugiye kurebera hamwe tumenye ngo ese ni biki urukundo rugenda ruhura nabyo. Ese tugiye kurebera hamwe ni iki kiranga urukundo nyakuri. Ese ni izihe ntambara urukundo nyakuri rugenda ruhuriramo. Ese ni ibiki biranga abantu. Ese ni ibiki abantu babiri bakundana bagenda bahura nabyo mu rukundo. Hari imbogamizi abantu bagenda bahura nazo mu rukundo iyo batangiye kwinjira mu rukundo, rukagenda ruryoha gake gakeya bikazarangira hari ibindi bagiye bahura nabyo batari biteze mu urwo rukundo. Ibyo nibyo nje kugira ngo mbagezeho. Ni ingingo zigera ku 8 nabateguriye, ndabasabye ngo nimujye kure muzitega amatwi. Ikindi nakwibutsa, niba utarakanda subscribe, reba aho munsi ya video ukande subscribe, hanyuma uduhe igitekerezo cyawe, nibiba byiza ukore sharing n'inshuti zawe, maze tujye tubana 5 kuri 5. Ngende inshuti Isaac rero mugiye kubana muri iki kiganiro nk'uko bisanzwe. Mara hano kubera mwebwe mudahari nago naba mari. Ingingo ya mbere turi buze kureberaho rero, tugiye kureba icyambere, tugiye kureba urukundo rukunda guhura narwo. Urukundo rukunda guhura n'amarira. Mu rukundo hagenda hazamo amarira agiye atandukanye bitewe nuko hari abatishimira ko urwo rukundo mwakundana. Ugasanga rero bamwe na bamwe bari kugenda babasebya, bari kugenda babahimbira ibinyoma, bityo umwe kubera ko hamwe akavuga ati ni wowe wabivuze, uyu ni wowe wagikoze, bigatuma rero umwe muri mwe bitewe nuko adashaka gutakaza urukundo rwe, amarira akaza muri urwo rukundo nyamara mutari mubyiteze. Iyo ni ingingo ya mbere. Tugaruke ku ya kabiri. Ingingo ya kabiri ni imirwano rero hagati yanyu. Hari abantu b'inshuti zanyu batifuza ko mwakundana, bazajya babashakira ibinyoma bimwe na bimwe bagenda babasopanya, bityo babanganishe, bitume mushobora no kuba mwarwana. Iyo ni ingingo ya kabiri twagarukagaho. Reka dukomeze ku ngingo ya gatatu. Ingingo ya gatatu rero ni ugutongana. Gutongana, uzasanga abantu benshi bari gutongana mu rukundo bitewe nuko hari ibyo batumvikanyeho, bitewe nuko mu rukundo umwe aba afitiye imico n'undi afitiye, bigatuma rero kugira ngo muzahuze ya mico bigorana, bigatuma bibaviramo gutongana. Tugaruke ku ngingo ya 4. Ingingo ya 4 iratubwira ngo ni umubabaro. Umubabaro rero nago wabura mu rukundo, kuko hari ibyo uzaba wishimiye, hari n'ibyo utazaba wishimiye bitewe n'ikiganiro muzaba murimo muraganira mwembi uko mwakundana. Bivuze ngo rero mugomba kwihanganirana mukirinda umubabaro, kuko byose ntago bizabaryohera. Mu rukundo muzahuriramo ibyiza n'ibibi. Bivuze ngo rero icyo musabwe ni ukwihanganirana, kuko kwihangana bitera kunesha, niko Bibiliya ijambo ry'Imana ryavuze. Ikindi cya 5 tugarukaho, icya 5 ni ukwihangana. Muzihangane, kuko nimwihangana ngo muzageza ku meruka mukiri mu rukundo. Bivuze ngo rero kwihangana ni ingingo igikunda kugora bamwe na bamwe. Ugasanga umwe niba yakoshereje undi kuba yamubabarira cyangwa ngo yihanganire ibyo yamukoreye, ugasanga biragoranye. Iyo ngingo ya 5 rero niyo twagarukagaho. Muzihanganirane, urukundo rwanyu ruzakomeza kubaryohera. Reka tugaruke ku ngingo ya 6. Ingingo ya 6 ni icyizere. Icyizere rero ni uguhora wizeye mugenzi wawe, kabone nubwo yaba yaragiye gutemberera hirya no hino, ugomba
kwizera yuko akuzirikana kandi nta wundi muntu ashobora kukubangikanya nawe. Bityo nugira icyizere uzabaho utuje, nawe uguhamagara ngo runaka, ngo umugabo wawe ngo mubonye ari kumwe na runaka, ngo umugore wawe mubonye ari kumwe na runaka, ibyo birabareba. Jya ubabwira ngo sinabagize umuzamu w'umugore wanjye, sinabagize umuzamu w'umugabo wanjye, bityo mukomeze kwihanganira. Ibyo nubigenderaho urukundo rwanyu ruzabaryohera. Tugaruke ku ya karindwi. Ya karindwi ni ukubahana. Numwubahana wazakubaha, bityo urukundo rwanyu rubaryohere kandi ibintu bigende neza cyane. Bivuze ngo rero kubahana biri mu kintu kimwe na kimwe gishobora gutuma mukomeza kubana neza n'abo mwakundanye, bikabatera gukomeza kuguma mu rukundo nta kibazo muhuriyemo nacyo, kubera ko kubahana buri wese nashaka kuvuga ngo njye ndajya hejuru ndajye hasi. Umunyarwanda yaravuze ngo ibihanga bibiri ntabwo bijya biteranira mu nkono imwe. Ni nako bimeze. Ibihanga bibiri ntabwo bishobora gukunda ko byajya mu nkono imwe. Bisaba ko hajyamo kimwe, ikindi kikaba kiri hanze y'inkono. Bivuze ngo rero nimwubahana mudashyizemo guhangana, mu rukundo rwanyu ruzagenda neza cyane. Ikindi tugarukaho ni icya munani, nacyo tugiye gusorezaho. Icya munani cyo ni urukundo. Ugomba kugira mugenzi wawe urukundo nk'uko yavuye iwabo arushaka, bityo rero mugakomeza mukaguma mu rukundo rukabaryohera, utiriwe uvuga ngo urukundo ngo ibi n'ibi ngo ngiye rumereye nabi, ngo ibyo nari niteze si byo nasanzemo. Ugomba kumenya ukabizirikana kandi ukagira ute ukazirikana yuko urukundo ari urwa mbere. Mugomba, yaba ari sheri wawe yaba ari mugenzi wawe, buri wese akita ku rukundo rw'umwe muri abo ngabo muri kumwe, bityo rero mugakomeza mukabana neza cyane. Inshuti yanjye, niba utiteguye kuba uzahura n'ibi bintu mu rukundo, byihorere uzagume uri single, kuko niba uzi yuko mu rukundo hatazabamo kubabara, hatazabamo amarira, hatazabamo imirwano, hatazabamo gutongana, hatazabamo umubabaro, hatazabamo kwihangana, hatazabamo icyizere, hatazabamo kubahana, hatazabamo urukundo, byihorere wigumire uri single, kuko ibingibi mu rukundo uzahura nabyo byanze bikunze. Ntabwo utuye mu ijuru ngo uzareka guhura n'ibi bintu bigera ku 8. Reka mbasubiremo, ibintu bigera ku 8 ugomba kuzahura nabyo byanze bikunze winjiye mu rukundo. Harimo amarira, imirwano, gutongana, umubabaro, kwihangana, icyizere, kubahana, urukundo. Ibyo bintu 8 nubyubahiriza uzabana n'uwo mwakundanye mu rukundo akaramata. Inshuti zacu rero, yana inshuti ya Isaac, reka tuzasubire mu kiganiro cy'ubutaha. Mwakoze cyane, ndabakunda, kuko mudahari ntago naba ndahangaha. Mari ku bwanyu, murakoze cyane.